Muri iki kiganiro rero ndibanda ku bintu bitatu, ku ngingo eshatu. Ingingo ya mbere ni Kigali mu karere ka Bwanacyambwe. Igihe cy'ubwami hari hahagaze hati, hagaragaraga iki, havugaga hati, hari iki. Ingingo ya kabiri nuko Kigali kuva na kera na kare ari umurwa mukuru w'u Rwanda. Umurwa mukuru w'u Rwanda bifutuye neza hose. Hari ugeze kwandika avuga ati nta cyemeza ko Kigali ari umurwa mukuru, nyamara n'Abanyarwanda niko bari babizi, babifutura. Kandi ingingo ya gatatu rero nuko Kigali yabaye indatsimburwa cyangwa indasimburwa nk'umurwa mukuru. Indatsimburwa nacyo kirumvikana, indatsimburwa nk'umurwa mukuru. Bayinuganuze kenshi bashaka kwigira umujyi usanzwe umurwa mukuru bakawushyira ahandi. Ni ingingo nayo igomba kugarukwaho. Noneho ingingo ya mbere rero yuko Kigali ibarizwa mu karere ka Bwanacyambwe. Ndavuga akarere, bavuga Bwanacyambwe nk'uko bavugaga akarere k'Ubuganza, k'Igisaka, akarere k'Ikinyaga. Yewe nk'iryo zina Kinyaga urisanga no mu nyandiko za kera z'abazungu bagenda muri Kongo mu kinyejana cya 19. Kinyaga mu Kinyaga, akarere ka Nduga cyangwa ibindi. Bwanacyambwe rero yari kamwe muri utwo turere. Nkayivugamo ahantu cyane cyane imirwa cyangwa ingoro z'abami. Ibwami barimukaga cyane, byaterwaga n'inzuzi z'abapfumu bati hari igishobora kuba iki n'iki. Si byo ko byafashaga, nk'ibyorezo niba biteye bakimuka bakagenda. Byari bifite akamaro, si byo ko mu rwego rw'ubukungu no kubaka umujyi bitabaye byiza, kuko guhama hamwe gutuma umujyi ukura, abantu bakawusanga bakawegera n'ibindi. Ibyo babisuzuma cyane cyane iyo biga ibyo basuzuma iby'umujyi ukukura n'ibindi. Simbitindaho. Icyakora mu Rwanda abami bakunze guhindagura imirwa cyangwa ingoro. Bigaragara cyane mu kinyejana cya 18 kuri Cyilima, ariko bikarushaho ku ngoma ya Mutara Rwogera. Iriya Nduga yayibayemo cyane, yarahabaye muri Kigali, ariko uwabikoze cyane ni Kigeli Rwabugiri. Guhindagura sinavuga ngo yarakozaga, ariko niko byagenze. Mbese muri make aho umwami yabaga, umurwa, ingoro harahindukaga buri kanya. Ntibitangaje rero, hari umusozi wa Kigali. Reka umusozi ni ikintu gikomeye cyane. Abaturarwanda mu gihugu cy'imisozi igihumbi cyangwa ibihumbi. Uyu musozi ubwawo ufite icyo uvuga mu mateka y'isi, bakawubaha umusozi. Za Kilimanjaro nk'izo
cyangwa Everest muri Aziya cyangwa les Alpes mu Burayi, imisozi ikagira ikivuga. Nta gitangaje rero mu Rwanda, ngahera kuri Kigali. Kigali yaratuwe cyane, Kigali yagize icyubahiro. Uwa mbere bavuga wayituyemo ni Cyilima Rugwe. Cyilima Rugwe mu w'igihumbi mu kinyejana cya 15 na 16, n'umugore we Nyankuge. Undi wayituyemo ni Kigeli Mukubanya mu kinyejana cya 16, Kigeli Mukubanya. Undi rero uwo Kigeli Mukubanya nako bavuga ko ingoro ye yatwitswe n'Abanyoro mu gitero cyabo cya mbere bagize ku Rwanda. Ntabwo ari ku Rwanda gusa, icyo gihe bagize ibitero n'ahandi hariya za Karagwe na hehe, kandi biri no mu mateka y'Ubunyoro yuko habaye ibyo bitero. Nagiye nsoma ibitabo by'amateka y'Ubunyoro, barabivuga neza, ntawavuga rero ngo ntibyigeze biba. Hari rero na Kigeli Rwabugiri, ingo eshatu. Kigeli Rwabugiri yatuye kuri Kigali n'abagore be, ahitwa Inyarubuye ya Kigali hari Nyirandabaruta, akaba nyina wa Sharangabo wayoboye umuzungu von Getzen mu 1894 amugeza kuri Rwabugiri, aho yari ari Ikagero mu Kingugu. Uwo Nyirandabaruta bavuga ko ariwe wagize amahirwe yo kwakira intumwa za Mwezi Gisabo, umwami w'u Burundi. Intumwa zari zije kureba Rwabugiri zisanga adahari, yagiye ku itabaro, ariko avuga ati muzazakire neza, uzarusha abandi gutaka kugira gute niwe uzataramirwa n'ingabo n'intahuka. Uwo Nyirandabaruta rero kuri Kigali, umuntu yavuga ko habereye urwibutso, nako hajya urwibutso rw'ububanyi n'amahanga kubera izo ntumwa za Mwezi Gisabo. Ubundi rero urundi rugo ahitwa mu Ruhango rwa Kigali habaye Nyambibi. Rwabugiri yagize abagore batatu bitwaho Nyambibi. Hari Nyambibi uwo batakunze kuvuga cyane, hari na Nyambibi ya Rushingwa-nkiko w'umuhakazi wabaye umutoni cyane, banamuririmba mu ndirimbo zo hambere. Hari na Nyambibi wo kwa Kabaka Kagiro hariya mu Gisaka. Uwo nguwo ni nyina nyine wa Sharangabo, nako wa Ruzamba, nyina wa Ruzamba rwa Sharangabo, nyina wa Ruzamba rwa Sharangabo mbisubiremo. Abakomoka kuri Ruzamba n'iki barahari. Muri nyuma ya 1994 hari abatahutse bari barahungiye muri Tanzania. Uwo ni Nyambibi wa kabiri. Hakaba rero n'uwo Nyambibi na Nyambibi nari mvuze wa mbere nahereyeho, yarasenzwe hanyuma ahashyira Muserekande, umugore witwaga Muserekande. Mu Ruhima bavuga Musherekande ko bigeze kumuvuga iriya muri Ankore, ku mpamvu ntagombye gutindaho. Uwo Musherekande banamwise
muhumuza kuvuga ko mu Rwanda hari amakimbirane bitari bimeze neza, bamuhimba icyo gisingizo muhumuza cyangwa nyiragahumuza. Akaba yarabaye no mu rundi rugo hariya ku Kimihurura na Kacyiru, hariya hari convention center yarahabaye. ubu nyiragahumuza abantu benshi twagiye tubaza bemeje ko yahabaye, n'umuhungu we witwaga Biregeya. Nyiragahumuza cyangwa muhumuza agahamya ko uwo muhungu ari uwo yabyaranye na Rwabugiri, ko ari nawe wagombye kuba ari umwami. Musinga akava ku izina, akareka izina ry'ubwami. Abadage rero kuko bari bariyemeje gushyigikira Musinga, uwo nguwo baramufata bamujya kumufungira i Bukoba, hanyuma yagiye mu bya Entebbe n'ibiki, aguye muri Uganda. Ibyo ari byo byose amazina muhumuza nyiragahumuza ari mu nshyinguranyandiko ahantu henshi mu nyandiko z'Abadage zerekeranye n'u Rwanda. Hari rero usibye abami navuze, Kigeli nako Cyilima Rugwe na Kigeli Mukobanya na Kigeli Rwabugiri, hari na Rutarindwa wahabaye n'umugore we Musumandera. Ariko ntiyahatinze. Ibyo ni iby'amateka ibyabaye. Aho ni umusozi wa Kigali. Noneho ahandi mu ibanga rya Kigali ni Nyakabanda. Nyakabanda iri muri Nyarugenge, nanone ni ibanga rya Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge. Kigeli Mukobanya nawe yarahabaye, byibutse mu kinyejana cya 16. Amaze gutanga ibwami, bemeje ko hajya urwibutso rw'uwo mwami bubahaga cyane, wari ufite n'igitinyiro. Umusizi Nyakayonga mu gisigo cye Ukwibyara gutera ababyeyi neza, agera kuri Mukobanya akavuga ati, Mukobanya ni mukuru sinamukoma imbere, ni mukuru. Yabaye rero hariya mu Nyakabanda ya Nyarugenge mu ibanga rya Kigali, hashyira mu kabande ka Muhima, ndabigarukaho. Undi hariya muri Nyakabanda rero maze kuvuga wahabaye ni Mutara Rwogera. Ubundi yabaye cyane cyane aho bitaga mu Nduga, iriya mu kuvuga Muhanga, Kamonyi, Ruhango na Nyanza, aho yarahabaye cyane, arazenguruka. Sinzi impamvu, ariko yarazengurutse cyane, yabaye henshi cyane. Hari n'ahitwa Mutara, muri Mutara hari inyuma ya Mushubati muri Muhanga. Hari rero Mutara Rwogera yabaye hariya muri Nyakabanda, ahitwa Munanira. Izina rishobora kuba rifitanye isano n'ubwami, Munanira. Hari na Ntora. Ntora niko nyivuze, ariko ubundi ni Gisozi, niyo izwi muri Gasabo. Aho ni kwa Cyilima Rujugira mu 1730 n'indi, ni mu kinyejana cya 18. Byari byose n'umwami umwe muri bakuru bakunze kuvuga Ruganzu Ndori, ariko Cyilima Rujugira n'umwami ufite ibigwi n'ibirindiro. Cyilima rero yarahabaye hari Intora, ubundi niko yitwaga
nako ni hariya ku Gisozi, ubundi yitwaga Ntora. Noneho kuko umwami yahatangiye gutanga, no kuvuga gutanga ingoma, kayiha umusimbura umuhungu we. Nicyo bivuga kuko bitsindagira, kuko bagiye babihindura mu Gifaransa n'iki mu buryo butari bwo. Yarahatangiye ariko yarahabaye igihe kirekire, ku buryo banamwitaga bamwe mu bisingizo umwami w'intora. Umuntu yavuga ko yabaye Gisozi ya kabiri, kuko hari n'ahandi yitwa Gisozi mu majyepfo ya Murambi ya Muhanga, bita Murambi w'Abatanazi. Murambi ya Muhanga hari ikigo cy'amahugurwa, ubundi harazwi, umuntu arahabona agiye kugera Muhanga, umujyi wa Muhanga. Hari Murambi ibumoso, noneho ugakomeza hepfo mu majyepfo hari ahitwa Musumba, noneho mu majyepfo yaho Musumba umwami Mutara wa mbere Semugeshi niho yatangiye, hakitwa Gisozi. Aho ndahazi, ni mu by'iwacu, aho nabyirukiye, naho hitwa Gisozi. Umuntu yavuga rero ko iriya Gisozi y'intora ya Kigali ya Bwanacyambwe ari Gisozi ya kabiri. Ubwo ni ugusobanura amateka. Mwami w'intora. Hanyuma hari na Nkuzuzu Gasabo, ubu ni akagari, umurenge wa Bumbogo, ariko Nkuzuzu iravugwa cyane mu mateka. Uretse ko atari na habi. Nkuzuzu umuntu ahageze batera amaso mu burengerazuba n'icyo, usanga ari heza. Kigali, Nkuzuzu rero yarahabaye Kigeli Mukobanya. Nanone Kigali nako Nkuzuzu yarahabaye umwami Kigeli Ndabarasa. Umuntu yavuga ko ariho yatururiraga agaba ibitero mu Ndorwa, kayigarura, niko bavuga mu Kinyarwanda, akayitsinda, ikomekwa ku Rwanda kimwe n'umubare. Ni naho yatururiraga agaba igitero mu Gisaka. Gisaka ni ukuvuga Kirehe na hariya mu Gisaka nyine, umujyi wa Ngoma, nako akarere ka Ngoma na Kirehe. Yarateraga ariko ntiyahagaruye, hometswe ku Rwanda ku bwa Mutara Rwogera. Iyo ni Nkuzuzu. Nanone Mibambwe Sentabyo mu kinyejana cya 18 yarahabaye. Yamaze kwimikwa nako amaze kwimikwa, yatashye ingoro y'Inkuzuzu, ingoro y'ubwami, kuko byari umuhango wo gusenda imisaka. Ni imvugo ya Kinyarwanda cyo hambere, ni ukuvuga kuva mu cyunamo, gusenda imisaka, uko babivuga. Yahagiriwe umuhango rero, ntiyahatinze. Icyo gihe ngo habaye n'ubwira kabiri, bakunze guheraho bavuga amateka y'u Rwanda. Wabitangiye cyane ni Alexis Kagame, akavuga ko Abanyarwanda bakomeje kuvuga ko ubwira kabiri bwabaye mu rwimo rwa Mibambwe Sentabyo.
Mibambwe wa gatatu. Hari na Kabuye. Kabuye irazwi n'ubu ngubu, ni mu karere ka Nyarugenge. Hari umurwa w'akarere k'icyo gihe babyitaga Igice, district Igice. Akarere gace kose ka Bwanacyambwe katangaga amakoro, katangaga ikoro, iryo koro rikajya i Kabuye kwa Nde, kwa Kanjogera inkungwakazi. Kanjogera siho honyine, afite ahantu hatanu, harimo Giseke, harimo harimo Sakara, hariya mu Gisaka nyine, n'ibindi. Ntawatoneshejwe nkawe kuri ubwo buryo. Ari ukuvuga ko ariwe acunga abamuhagarariye n'ibintu by'ikoro byose. Ariko ku Bwanacyambwe hari Kabuye, naho ni hakuru. Uwo ni Kanjogera na Rwabugiri, bamwe bazi ku byerekeye imitoma. Hari rero na Kimihurura nayivuze, na Muserekande, hari na Gasabo, Rutunga na Gasabo cyangwa Gasabo ka Rutunga. Mibambwe wa kane Rutarindwa yarahabaye. Hari kwa Nyiraburunga, nyina wa Rutarindwa. Ngibyo umuntu yavuga ku mirwa y'abami babaye mu Bwanacyambwe, mu Kigali n'aho hose nagiye mvuga. Urumva ko icyo cyonyine umuntu agihereyeho yabona ko Kigali atari ubusa.